Muraho murakomeye. Yesu ashimwe cyane, ashimwe rwose kubera ko aranabikwiriye. Dushima abantu kubw'ibyo badukoreye. Nawe rero hari ibyo gushimirwa, ariko hari n'ibiruta ibindi akwiriye gushimirwa. Akenshi abantu bashima Imana kuko baramutse, bashima Imana kuko ari bazima batarwaye. Njya mbona nk'iyo umwaka ushize abantu bajyana amashimwe mu rusengero, abandi bakabipositinga ku ma status, ku ma Facebook page yabo n'ahandi hatandukanye, ariko bashimira Imana ko bashoje umwaka neza, ndetse ko bagiye gutangira undi amahoro. Ariko mu by'ukuri Imana yakoze ibirenze. Imana yakoze ibirenze, yakoze ibirenze kuba uri guhumeka, kuko igihe kizagera ntuba ugihumeka. Imana yakoze ibirenze kuba utarwaye, kuko igihe kizagera uba urwaye. Imana yakoze ibirenze kuba warabonye akazi, kuko n'igihe utari ugafite wariho. Imana yakoze ibirenze kuba waraguze imodoka, kuko n'igihe utari uyifite wariho. Imana yakoze ibirenze kuba warabonye umugabo, kuko n'igihe utari umufite wariho. Imana yakoze ibirenze kuba warabonye umugore, kuko n'abatabafite bariho. Imana yakoze ibirenze kuba warabonye urubyaro, kuko n'utarufite ariho. Imana yakoze ibirenze kuba waragiye muri Amerika, kuko n'abatari muri Amerika bariho. Imana yakoze ibirenze kuba waragiye muri Canada, kuko n'abataragiye muri Canada bariho. Imana yakoze ibirenze kuba waragiye kuba mu Burayi, kuko n'abataba mu Burayi bariho. Imana yakoze ibirenze kuba usigaye uhinduranya imyenda, kuko n'igihe utayihinduranyaga wariho. Imana yakoze ibirenze ibyo abantu bibwira ndetse n'ibyo abantu batekereza. Ibyo rero birenze intekerezo z'umuntu nibyo dushimira Imana, kandi impamvu yo gushima ibyo ni uko byo bizahoraho iteka. Birakwiriye ko tugirira Imana ishimwe rihoraho, ridahinduka kubera ko ibintu byahindutse, ahubwo rihora rihamye, kuko n'Imana ihora ihamye iteka. Uyu munsi rero ndagira ngo mbabwire ibyo Imana yakoze birenze ibyo dutekereza n'ibyo twibwira, ari nabyo dukwiriye guhora dushimira Imana iteka ryose. Ndagira ngo twifashishe amagambo ari muri Zaburi ya 16, Zaburi ya 16 umurongo wa 11. Haravuga ngo, ubundi ni Zaburi ya Dawidi, haravuga ngo uzamenyesha inzira y'ubugingo, imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Amen. Uzamenyesha inzira y'ubugingo, imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo niho hari ibinezeza iteka ryose. Amina. Dukeneye ibyo kutunezeza iteka, apana rimwe na rimwe. Dukeneye ibyishimo byuzuye, apana ibyishimo by'igihwayihwayi. Abakoze ubukwe bishimye, bagaserebura mu gatimba no mu makoti cyangwa se mu kinyarwanda, bakambara kinyarwanda, bakagenda mu mamodoka batigeze bagendamo mbere, bakemera bakayakodesha, bakashengererwa, bakagaragirwa n'inshuti n'imiryango, bagakora amafilime y'ubukwe, bagapositinga amafoto meza. Abo nibo basubira ku buyobozi basaba ko babagiriye neza, baramutse babafashije babatandukanye. Ibyishimo by'ubukwe, urumva ko atari ibyishimo byuzuye. Umunezero w'ubukwe urumva ko atari umunezero w'iteka. Uwaguze imodoka yishimye, yumva ageze ku nzozi ze, mu gihe gito aba yumva atanyuzwe nayo, aba yumva yarihuse kugura, aba yumva haraje izindi zikayikuramo, aba yumva itajyanye n'igihe.
iyo hajemo iby'igaraje hari igihe yumva imukoroga, iyo yamupfiriyeho mu nzira arimo kuyisunika, ari guhemba abayisunika, hari igihe yumva nayo yamugoye. Ndashaka kuvuga hari ibyo twita iminezero. Uwabonye urubyaro hari igihe yaba yumva ku ikubitiro ari umunezero, ariko yakwegera imbere agasanga inshingano ziyongereye, agasanga ntibikira umunezero nk'uko yabitekerezaga. Uwagiye kuba hanze hari igihe agenda azi ngo bazamuha amadolari menshi, azajya ahembwa ku isaha, azajya ahembeshwa igitiyo nk'uko bajya babivuga hanze aha, ariko yagerayo agasanga pressure y'ubuzima bwaho nayo iri hejuru cyane, agasanga nta nshuti, agasanga nta miryango, agasanga buri wese ni ukwimenyera ibye, agasanga noneho ibyo yibwiraga si byo abonye. Ariko imbere yawe, amen, imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose, amina. Ayo niyo magambo twasomye. Ndagira ngo turebere hamwe ibyishimo byuzuye, ibinezeza by'iteka. Utaragana subscribe ku Ijuru Ntirikorerwa TV, waratinze cyane. Utegereje iki kugira ngo uhore ubona ibiganiro nk'ibi byiza, byuje ubwenge mvajuru, byuje ubukungu butaboneka mu isi? Umwamikazi w'Isheba yakoze urugendo rurerure cyane. Ayo magambo tuzayaganiraho mu gihe cyayo, ajya kureba Salomo. Ariko nendaga kuvuga iki? Nendaga kuvuga ko yakoze urugendo ajya kureba iby'ubwenge bwa Salomo. Ndashaka kuvuga rero ko hariho ubwenge buva ku Mana, nk'uko Salomo yari yasabye Imana ubwenge ikabumuha. Hariho ubwenge buva ku Mana, Imana ihereza abantu biciye muri Kristo, bukatumenyesha ibyo abantu batazi, bukatumenyesha ubwiru mvajuru isi itigeze kumenya. Imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibyo kutunezeza kandi mu buryo bw'iteka ryose. Navuga nti wowe utaragana subscribe ngo ujye uhora ukurikira iby'ubu bwenge buva ku Mana bwagenewe abakiranutsi cyangwa se abana b'Imana, warahombye cyane. Igihe ni iki cyo kubikora, gukanda like, gukanda share ku biganiro byacu. Biragusaba iki kugira ngo ubikore bigere no kuri benshi? Nabasobanuriye impamvu tubivuga gutyo. Uko ukanda like ku kiganiro mu gihe cyakunejeje birumvikana, uko ukanda share ugisangiza abandi. Systeme za YouTube zubatse ku buryo zihita zibona ko icyo kiganiro kiri gukundwa n'abantu, noneho YouTube ikacyereka abandi benshi. Witinda kubikora rero nk'umusanzu wawe kugira ngo ibi nawe wunguka n'abandi babyunguke. Uzamenyesha inzira y'ubugingo, imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose, amina. Ndagira ngo tubanze twumve iki ngiki. Ibyo bintu bindi bavuze, ibyishimo byuzuye, ibinezeza by'iteka, byabanjirijwe n'inzira y'ubugingo. Hari ukuntu hirya no hino mu byumba by'amasengesho, mu nsengero, mu butayu n'ahandi, abantu bagerageza kujyayo bashaka Imana. Abantu bakaba bashaka Imana, bakaba bumva bakeneye guhanurirwa. Imana iguhaye viza, Imana iguhaye umugore, iguhaye umugabo, mbese igukoreye ubukwe bwihuse kandi bugitangaza, igutuje muri Kigali, iragutuje. Imana irakwambitse nk'akarabyo, Imana ikurinze urupfu, Imana iguhaye akazi, Imana iguhaye promotion, Imana iguhaye igikundiro, Imana iguhaye ijambo, Imana ikurije indege n'ibindi byinshi bahanurira abantu. Ariko ibyishimo byuzuye n'ibinezeza by'iteka byabanjirijwe n'iki? Inzira y'ubugingo. Niba utaramenya inzira y'ubugingo, ibyishimo byuzuye n'ibinezeza by'iteka ntabwo wabibona, ntibinashoboka rwose. Niyo mpamvu uhorana amaganya, niyo mpamvu uhorana amarira, niyo mpamvu biba bitagenda. Ni ibyo by'iki gihe, nta kigenda, ni amarenzamunsi, ntabwo byuzuye. Turaho turashima, ariko byo gushinyiriza.
uzamenyesha inzira y'ubugingo, imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo niho hari ibinezeza iteka ryose. Amina. Inzira y'ubugingo warayimenye? Wamenye icyaguhesha ubugingo buhoraho? Uri mu isi uzi neza ko uzajya mu ijuru, cyangwa uracyashidikanya, cyangwa uravuga ngo ni Hamana, bizaterwa n'uko nzaba nitwaye? Oya, niba ari aho ngaho ukiri, uracyari kure cyane. Uri kure y'amahoro, uri kure y'umunezero, uri kure y'ibyishimo byuzuye. Inzoga ntitanga ibyishimo byuzuye, abagore ntibatanga ibyishimo byuzuye, abagabo ntibatanga ibyishimo byuzuye, urubyaro ntabwo rutanga ibyishimo byuzuye, imodoka ntitanga ibyishimo byuzuye, inzu ntitanga ibyishimo byuzuye, kujya muri Amerika ntibitanga ibyishimo byuzuye, kujya mu Burayi ntibitanga ibyishimo byuzuye, n'ibindi watekereza ntabwo bitanga ibyishimo byuzuye. Kurara ku gitanda cya miliyoni ntabwo bitanga ibyishimo byuzuye, n'ibindi byinshi abantu batekereza ariko bya hano mu isi bishingiye ku bintu bya hano bishira, ibyo ntibibamo ibyishimo byuzuye. Ndagira nkumenyeshe rero ibanga ry'ibyishimo byuzuye. Ukwiye kubanza kumenya iby'inzira y'ubugingo. Icyo nicyo kibanza, niryo pfundo rya byose, niyo fondasiyo. Ukwiye kubanza ukamenya uburyo waba mu isi utunze ubugingo buhoraho, uzi neza ko uzajya mu ijuru utabishidikanyaho. Ubwo ni butunzi bwa mbere buruta ubundi butunzi bwose umuntu yatunga hano mu isi. Abenshi rero bazi ko kujya mu ijuru ari ukubikorera, bazi ko bagomba gutwarana, bazi ko bagomba gushyiramo imbaraga, bazi ko bagomba gukora byinshi bishoboka, gutanga amaturo n'icyacumi, gusenga no kwiyiriza ubusa, kuririmba muri korari, kugura iniforume ya korari, n'ibindi byinshi abantu batekereza byabahindukira impamvu Imana yagenderaho kugira ngo bajye mu ijuru. Oya, ntabwo ari byo, ntaho bihuriye, aho uba wayobye. Imihango yose wakorerwa mu idini bakubwira ko bari kukwinjiza mu bukristo, bakubwira ko barimo barakwegereza Imana, siyo. Niyo waba rero utemera ibya Kristo, ukaba ufite ibindi wemera nanone bishingiye ku mirimo y'umuntu myiza, ntabwo ibyo byaguhesha kujya mu ijuru. Impamvu ni uko umuntu ni mubi kubwa kavukire ye, tuvukana kamere y'icyaha, tuvuka turi babi, twanduye. Niyo mpamvu ushaka gukiranuka bikanga, ugakora byiza byinshi ariko n'ubundi ukabona bivanze n'ibibi, ukumva ntiwuzura, ukumva ntushyitse, ukumva uriciraho iteka, ukumva mu mutima wawe ntabwo haguhamiriza ko utunganye kuri mwiza, nubwo ugerageza gukora byiza byinshi ariko wisanga wakoze n'ibibi, bityo ugahorana ikidodo, bityo ugahorana kwiciraho urubanza, bityo ugahorana kumva ko utemewe kandi kutuzuye imbere y'Imana. Si wowe wenyine rero, icyo kibazo gihuje n'abantu bose, kubera ko abantu bose bakomoka kuri Adamu. Adamu wagomeye Imana atumurimo, kuko niwe warimwe bwa mbere tukamuremerwamo. Kugomera Imana kwiwe kugahinduka kugomera Imana kwacu twese. Ubwandu bw'icyaha akabutwanduza, tukabuvukana, tukavuga turi babi, tukavuga duciriweho iteka, tukavuga turabo kwanga urunuka. Niyo twagerageza gukiranuka ariko tukisanga gukiranuka kwacu kwivanzemo n'ibindi bintu bibi, bityo n'imitima yacu ubwayo ikatubwira ko uretse kwishuka tutajya mu ijuru Imana igendeye ku byo dukora. Abantu rero bose bafite icyo kibazo, abo wita beza n'ababi bose bahwanije kwiciraho urubanza, bose bahwanije kumva ko batazajya mu ijuru. Hari n'umuntu ukubwira ati ngewe kera nari mwiza, kera narageragezaga, kera naritabiraga ibi n'ibi, ariko ubu naraguye, ntabwo ncyubahiriza gahunda z'idini cyangwa itorero ryanjye, mbese naraguye, ntabwo nkiri mwiza ku buryo najya mu ijuru. Ariko akirengagiza ko na kera kibikora, n'ubundi umutima utigeze umwemeza 100% ko ari mwiza ku buryo yajya mu ijuru. Iyo nzira irafunze, iyo nzira ntishoboka, iyo nzira abayinyuramo barajya kurimbuka. Inzira y'imirimo y'umuntu ari nayo nzira inyurwamo na benshi, iyo nzira irafunze, ntabwo ari inzira igeza abantu ku Mana. Nyamara Imana yaduciriye inzira, nubwo abenshi batayimenye, n'abamenye amakuru ajyanye nayo ariko ntibamenye ukuri kwayo. Abenshi
bari mu kigare, abenshi bafite kwizera kutuzuye, abenshi bafite kwizera kudabahesha ijuru. Ko kwizera rero mu by'ukuri ntikuva ku Mana, no kwizera guhimbano kw'abantu. Hari ukwizera guturuka ku Mana umuntu agira, agatunga umutima umubwira ko atazarimbuka, agatunga umutima umubwira ko iwaba ari mu ijuru, agatunga umutima umubwira ko Imana yamwemeye, agatunga umutima utamuciraho urubanza rw'ibyaha, ahubwo akaba azi neza ko ari umukiranutsi, ko nta kibazo afitanye n'Imana, ko iwaba ari mu ijuru. Imana rero ni umubyeyi pe. Imana ni nziza, Imana ni urukundo nk'uko ijambo ryayo ribivuga. Niyo yaremye umuntu, umuntu yitandukanya nayo, umuntu yitandukanije nayo. Icyo Imana yamubujije gukora nicyo yakoze. Imana ntifata ku ngufu. Imana yatanze amahitamo ku muntu. Iramubwira ngo ibiti byose byo mu ingobyi ngushyizemo wemerewe kubiryaho, uretse igiti kimwe gusa cy'ubwenge umenyekanisha icyiza n'ikibi. Iramubwira ngo ntuzakiryeho, umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Imana ishyira inzira ebyiri imbere y'umuntu, inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu, ariko imubwira ko adakwiriye guhitamo inzira y'urupfu, kuko yaramubwiye ngo umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Umuntu rero arya ku giti Imana yamubujijeho, abagabanya urupfu, abagabanye kurimbuka, gutandukana n'Imana by'iteka ryose, abagabanye gihenomu, kujya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, akababazwa iteka ryose. Burya Adamu atumviye Imana akumvira Satani, biciye kuri Eva washutswe na Shitani nyine, ariko nawe akoshya umugabo we, bose bagasangira icyaha. Reka mvuge ngo umuntu yari yinjiye mu gihano cy'urupfu rw'iteka. Kuva uwo munsi abakomotse kuri Adamu na Eva twese twavukanye gucirwaho iteka, twavutse dukatiwe, turabo kurimbuka, tukajya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, tukabazwa iteka ryose. Ayo niyo yabaye amahitamo y'umuntu, ariko yabaye amahitamo mabi cyane, atujyana gihenomu. Imana rero ni nziza, Imana ni urukundo. Imana imaze kubona ko umuntu ahisemo nabi, iyo yamushakiye indi nzira yo kumukiza. Imana ubwayo yigira umuntu, yambara umubiri w'abantu, iza kubana n'abantu mu isi, igamije kugira ngo icungure umwana w'umuntu. Urwo ni urukundo rutangaje rwatumye Imana yambara umubiri w'abantu, kugira ngo yisanishe n'abantu, ijye yakora ibyo umuntu yasabwaga, ibyikorere yo ubwayo. Mbega Imana nziza, mbega Imana itangaje, mbega Imana y'urukundo, mbega Imana igira neza bugacya bukira. Mana warakoze cyane. Nubwo benshi batakumenye ngo bamenye urukundo rwawe, barugushimira, baruguhimbarize, ariko abarumenye natwe tuzahora tugushima iteka ryose. Amina. Imana rero yambara umubiri wacu nk'abantu, igendagenda mu isi, yanyuze mu mwari Mariya, yambara umubiri wacu nk'abantu, hanyuma iturana n'abantu, itura mu isi. Abantu ntibayimenya, ntibanayubaha, ariko byose yabikoreye kugira ngo igaragaze urukundo ifitiye umwana w'umuntu, igaragaza urukundo dufitiye nk'abantu, igaragaza urukundo ifitiye ikiremwa muntu yaremye, nubwo cyagiye kure yayo. Igihe kigeze rero, Imana ubwayo yemera nanone kwishyiraho ibyaha bya mwene Adamu. Urumva Imana ntagira icyaha. Mu myaka 33 Yesu yamaze mu isi ntiyigeze akora icyaha na kimwe. Ahandi byanditswe biravuga ngo ntiyigeze anamenya icyaha, ariko Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Yesu rero aba mu isi, ntiyakora icyaha, ntiyanakimenya, arakiranuka ku gatoya no ku kanini. Ni wenyine wakiranutse wenyine, yambaye umubiri w'abantu. Arangije gukiranuka gutyo, yemera kwishyiraho ibyaha byawe, yemera kwishyiraho ibyaha byanjye, atari kubyishyiraho gusa, ahubwo no guhabwa igihano cyanjye no guhabwa igihano cyawe. Mu by'ukuri Yesu ahanwa ku musaraba w'ibivume, ni njyewe burya Imana yari ihaniye muri we, ni igihano cyanjye burya cyari kibonetse. Imana yari ihannye umunyabyaha ku mugaragaro, umusaraba w'ibivume Yesu arawikorera, ibyaha byacu abyishyiraho, igihano cyacu akishyiraho, arahanwa biremera, arahanwa birakunda, arababazwa birakunda, aterwa imisumari birakunda. Mbese igihano cyose twagahanwe, Yesu nubwo yari Imana yemera kugihanwa mu cyimbo cyacu.
Yesu aratanga, arahambwa, ku munsi wa gatatu arazuka, ariko azuka turangirije igihano. Inkuru nziza ni uko Yesu yazutse. Hari abantu nkunda kumva bavuga ngo Yesu ntiyaheze mu gituro ubwoba nibushire. Ariko se ubwoba abantu bafite ni ubuhe? Kuki se ahubwo butanashira wa mugani? Ni ubwoba bwo kurimbuka. Ikintu gitangaje nuvuga gutyo abivuga bufite, afite ubwoba bwo kurimbuka. Ariko reka mvuge ngo Yesu kuko ntiyaheze mu gituro ubwoba nibushire, Yesu yarazutse. Kuzuka kwa Yesu bivuze iki? Biravuze ngo igihano cyacu cyararangiye kubera ko Yesu yarazutse, kandi yari yapfuye ahanwe igihano cyacu, ahanwe igihano cyanjye, ahanwe igihano cyawe. Ubwo yazutse rero ubwoba nibushire, wikongera gutekereza ngo Imana izaguhana, wikongera gutekereza ngo hari igihano kigutegereje. Oya, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Yesu. Niko Yesaya yabihanura mu gice cya 53:5 ngo yashenjagure gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Yesu. Yesu rero ahanwa, ariko Yesu arangiza igihano. Imana ibihamirisha kumuzura mu bapfuye ku munsi wa gatatu, itugira abakiranutsi, itugira abera, itugira abaziranenge, abantu itakibaraho icyaha kubera ko icyaha yaragihannye. Yesu ibyaha bihambye mu mva, maze arazuka kugira ngo aduhuze n'Imana. Ibyo nibyo rero umuntu asabwa kwizera adashidikanya, akagirira Imana icyizere kubwo yahannye Yesu mu cyimbo cyawe, nawe itazahindukira ngo iguhane. Ukamenya ngo igihano cyawe cyararangiye, ibyaha byawe warabihaniwe. Hari umuntu uvuga ati ubwo se nongeye gukora icyaha byagenda gute? Ntabwo ugirwa umunyabyaha nuko wakoze ibyaha, aho ni ibanga riri. Ntabwo ugirwa umunyabyaha nuko wakoze ibyaha, uri umunyabyaha kubera ko uvuga ko uri Adamu gusa, birahagije. Nta kindi. Ikibazo ufite n'Imana ni uko uri umuntu ukomoka kuri Adamu, ukaba waravukanye kamere y'icyaha, muri we habamwe ibyaha, kandi ibyaha byose bikubamo. Ntabwo Imana ibara ibyaha 1, 2, 3, 4, 5, ahubwo izi ngo uri umunyabyaha gusa kubera ko ukomoka kuri Adamu. Noneho rero kwizera Yesu bituma Imana iguhanaguraho ibyaha byawe byose byo muri kamere yawe aho biva bikagera. Kandi ikindi, abantu banganya ubunyabyaha. Nta muntu ugira ibyaha byinshi ngo unagire bike imbere y'Imana, ahubwo ibyaha birangana ku Mana, kandi byose biva mu muntu wese ahava akagera. Ariko Imana ishimwe yaravuze ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku, irabihindura umweru bise na sheregi, ndetse ngo bise n'ubwoya bw'intama. Nuko Imana ibona umuntu wamaze kwizera Yesu Kristo, imubona atagira icyaha na kimwe mu maso yayo, imubona azira inenge, imubona yera, imubona atunganye, ariko imurebeye muri Yesu. Indirimbo y'120 muri kantike, mu ndirimbo zo gushimisha, iravuga ngo Uwiteka umucamanza yabonyeho amaraso, ntancira urubanza rubi, anyita umukiranutsi. Imana ikwita umukiranutsi kubera amaraso ya Yesu gusa. Nta kindi gituma Imana ikubona nk'umukiranutsi, nuko wizera Yesu, ukizera ko igitambo kizima gishyitse cyatambwe, bityo Imana ikaba yarakugize umukiranutsi ubikesha Yesu watambwe azira ibyaha byawe, kandi ibyaha byawe byose akaba yarabizize. Icyo usabwa bikaba ari ukubyizera gusa, Imana ikakubara nk'umukiranutsi. Yohana 3:16 ni amagambo tuzi kuva tukiri batoya. Yohana mu ivanjiri cyangwa se mu butumwa bwiza bwa Yohana, mu gice cya 3:16 handitse amagambo avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana we w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Byaba bibabaje rero wumva utabufite, kandi Imana yarabukuronkeye muri Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese, nta yindi kondisiyo, wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ibyo ntibiza mu idini, ntibiza mu imirimo yawe, ntibiza mu ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ntibiza mu nationality, ntibiza mu aho utuye, ntibiza mu icyo ukora, ntibiza mu umurimo ukorera mu idini, ntibizamo. Oya, umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Wowe uri kunyumva, wowe nkurikiye, wowe uri kutureba, izere ibyo mvuze. Izere ko ibyaha byawe byose aho biva bikagera, ibyo wiyiziho n'ibyo utiyiziho, Imana yabishyize kuri Yesu ikamuhana. Yamara kumuhana ikavuga gusa ko nubyemera izakugira umukiranutsi. Niwemera ko ibyaha byawe udashidikanya byagiye kuri Yesu, akaba ari byo yahaniwe, ko Yesu burya atazize ikindi, ari ibyaha byawe yazize. Kandi byose, nimvuga byose, wumva ibyaha byo muri kamere yawe byose aho biva bikagera, ibyo ukomora kuri Adamu byose aho biva bikagera. Hari n'umuntu uvuga ngo oya, ngo Yesu icyaha yazize ngo ni icyaha ngo cy'inkomoko, ngo icyaha nkomora kuri Adamu
ngo nicyo Yesu yazize gusa, ngo ibindi wenda nzajya mbisabira imbabazi n'ibindi. None se hari icyaha ufite kidakomoka kuri Adamu? Ntacyo. Wowe se arega wowe uri inosa, wowe uranarengana, wowe wavukanye ubuzima bw'icyaha, nta kindi. Ibyo wibonaho ni ingaruka z'icyo cyaha nyine ukomora kuri Adamu. Niba rero aricyo Yesu yazize, ubwo wagombye kwizera ko Yesu yazize ibyaha byawe, nta kindi. Utabirobanuye, utajonjoye, byose ubikomora kuri Adamu nyine. Niba wemera ko ibyo Yesu yazize ari byo ukomora kuri Adamu, no ibindi bikomora he? Nta handi bituruka, byose bikomoka nyine kuri Adamu. Niho umuzi wa byose ushingiye. Niba rero wemera ko yabizize, wemere ko nta cyaha Imana ikubaraho, wemere ko Imana yakugize umukiranutsi, uwera, umuziranenge, umuntu Imana itabaraho icyaha, nayo irahita iguha ubugingo buhoraho nk'uko yabisezeranije. Bwa bugingo twavuze rero naho buturuka. Umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Urabubana mu isi, ariko nunakurwa mu mubiri uzabona n'usohoye mu mwuzuro wabwo. Hanyuma rero twihutse ku ijambo twasomye riri muri Zaburi ya 16 umurongo wa 11, ngo uzamenyesha inzira y'ubugingo, imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye. Umuntu wamaze kubona ubugingo buhoraho, umuntu wamaze kugira assurance y'ubugingo buhoraho, umuntu wamaze kumenya neza ko iwaba ari mu ijuru, umuntu wamaze kumenya neza ko atazarimbuka, ahita amenya ngo nubwo ndi mu isi, niyo urupfu rwaza rugatwara uyu mubiri, iwacu ni mu ijuru, mfite kubaho mu mahoro, nkabaho nezerewe, mbanye n'Imana kandi mu buryo bw'iteka ryose. Ukaba uri mu isi ariko uzi neza ko iwanyu ari mu ijuru, uzi neza ko utazarimbuka ahubwo uzajya mu ijuru. Ibyo rero nibyo byishimo byuzuye, kuba uriho uzi ngo nta rubanza mfite ku Mana. Imana yaremye isi n'ijuru, Imana umugenga wa byose, Imana yaremye byose kandi ibeshaho byose. Njye ejo simpazi, ntago nzi bizambaho ku munsi w'ejo, uretse n'ejo n'ubu mu kanya kaza kuza, ntago nzi biza kumbaho. Niyo mpamvu umuntu agira n'impungenge kubera ko atafite kontrole ku buzima bwe, ariko Imana ifite kontrole ku buzima bwawe. Imana izi byose kuko niyo yaremye byose, inebeshaho byose, impamvu byose biriho nuko yabishatse. Iyo umaze kumenya rero ko Imana umuremyi wa byose nta kibazo ufitanye nayo, noneho uraryama ugasinzira, noneho ubuze ngo ejo hanjye ni heza, kubera ko Imana iri mu ruhande rwanjye, nta mubisha mfite. Imbere y'Imana rero niho hari ibyishimo byuzuye. Nawe ndakwifuriza kugira ibyishimo byuzuye ukomora ku Mana. Niho hari amahoro yuzuye, niho hari umunezero wuzuye, niho hari kuryama umuntu agasinzira kandi akizigura, kubera ko azi neza ko n'ibyo atazi Imana irabizi, kandi Imana ni umubyeyi we. Ubwo rero byose biri under control, byose biri muri kontrole y'Imana, bityo umuntu akabaho atekanye, atunze amahoro adashira, akomora ku Mana. Ngo mu kuboko kwawe kw'iburyo niho hari ibinezeza iteka ryose. Abantu rero bagerageza kwinezeza. Umuntu abazi ngo ningira amafaranga nzanezerwa, urayagira ukongera ukayabura. Ibyo amafaranga niko bimera, iyo yagize uba yagiriye abandi, kuko abagomba kugira ibyo cyemura byanze bikunze. Hanyuma babigukemurira rero niba ugomba guha ya mafaranga. Ibyo rero n'ubundi birangira utayafite. Iyo ucungiye ibyishimo ku mafaranga rero, ubwo birahindagurika, kubera ko ibijyanye n'amafaranga nabyo birahindagurika uko byamera kose. Ugira gutya ugasanga ubuzima bwawe bwarwaye. N'urugero, ya mafaranga uko byamera kose hari icyo atakora ku buzima bwawe, hari ubushobozi adafite ku buzima bwawe, ntiyakugarura ubuzima bwagiye, ntibishoboka. Umuntu rero yacungiye umunezero mu binezeza by'isi, umuntu akavuga ati iyo nyweye akayoga ndanezerwa, kagushiramo. Iyo kagushizemo se bigenda gute? Ikindi, niba ugera n'igihe cyo kunezerwa, ugira n'igihe cyo guta ubwenge, ukaba utakibasha kwikontorora. N'uwo munezero ugira ngo ntawe ucyumva, kubera ko uba utakibasha no kwikontorora. Iyo ucungiye umunezero mu busambanyi, ese bigenda gute? Birangira n'ubundi ahubwo uvuga ngo sinejejwe nabyo. Ugira igihe cyo kubinezererwa, ariko ukagera n'igihe cyo kwibaza ku bwabyo, wibaza ngo ibintu nakoze ni ibiki, ibintu nakoze ni ibiki, ese ingaruka zabyo zizangiraho nzazitwaramo gute? Bikarangira n'ubundi utanezerewe, ibyo witaga kunezerwa bikavamo umubabaro ndetse mwinshi cyane. Reka mvuge rero ngo nta handi twakura umunezero uretse ku Mana, niyo idufitiye umunezero mu kuboko kwayo kw'iburyo. Ngiye nkavuga ahubwo dukwiriye mu by'ukuri kwakira uwo munezero Imana idufitiye.
inzira yo kuwakira ni ukwizera Yesu Kristo, tukizera ko ku bwa Yesu twababariwe, tukizera ko ku bwa Yesu twemewe n'Imana, tukizera ko ku bwa Yesu twahindutse abana b'Imana, tukizera ko ku bwa Yesu nta rubanza ruturiho imbere y'Imana, naho iby'isi byahinduka, naho ingabo nyinshi zahagurukira kugutera, naho imitini itatoha. Niko umwanditsi umwe witwa Habakuki yavuze, aravuga ngo naho imitini itatoha bagahingira ubusa imyelayo, inzabibu ntizere, sibyo, amashyo agashira mu biraro, ngo nta kizambuza kwishimira Uwiteka nkanezererwa Imana y'agakiza kanjye. Nawe icyo nicyo nkwifuriza, ibyishimo umuntu agira imitini itatoshye, ibyishimo umuntu agira imizabibu iteze, ibyishimo umuntu agira amashyo yashize mu biraro. Kuri iki gihe reka mvuge ngo n'amafaranga yashize kuri konti, ibyishimo umuntu agira inshuti zakuvuyeho, ibyishimo umuntu agira imiryango yakuvuyeho, ibyishimo umuntu agira nta muntu bari kumwe, yatereranwe, yanzwe, adakunzwe rwose, atitaweho. Ibyo byishimo nibyo nkwifuriza, kandi n'ibyishimo by'iteka ryose. Nanjye ndabifite, nanjye byangezeho, mpora nishimye iteka, mpora nezerewe, mpora ndamahoro, nubwo ibyago byaba byinshi, nubwo abangenza baba benshi, nubwo abandwanya baba benshi, nubwo abanyanga baba benshi, nubwo mu by'ukuri ibyago byambana byinshi cyane, ariko ndanezerewe kandi nezerewe iteka ryose, mbikesha ko ntazarimbuka, mbikesha ko Imana iri mu ruhande rwanjye, mbikesha ko Imana ari data, mbikesha ko iwacu ari mu ijuru, mbikesha ko nababariwe ibyaha, mbikesha ko nemewe n'Imana, mbikesha ko ndi umuragwa w'ubugingo buhoraho. Ibyo nibyo byishimo mporana, kandi nawe nibyo nkwifuriza abamaze kwizera Yesu Kristo. Ndibwira ko namwe mumeze nk'uko meze, mukomeze munezererwe mu mwami, mukomeze mugubwe neza, mukomeze muba amahoro, mukomeze musakaze inkuru nziza y'umukiro. Mu gutangaza inkuru nziza dukomeza no kunguka bya byishimo, dukomeza kwaguka muri bya byishimo, dukomeza gusangira n'abadukurikiye ibyishimo by'ubugingo buhoraho. Aho dukurikiye uri rero hose, nawe icyo nicyo nkwifuriza. Ariko nawe wamaze kwizera, fatanya natwe kwamamaza ubutumwa bwiza, fatanya natwe kwamamaza ingoma y'ijuru, fatanya natwe kugeza ibi byishimo kuri benshi, kubera ko uko tubigeza kuri benshi, natwe niko dukomeza kumva ko tunezerewe. Reka nsoze rero mvuga ngo amahoro y'Imana abane n'abizeye Yesu Kristo by'ukuri, bakaba bari mu isi badashidikanya ko iwabo ari mu ijuru, ko bafite ubugingo buhoraho, ko ari abakiranutsi, ko ari abera, ko ari abaziranenge, ko ari abatagawa mu maso y'Imana. Amahoro y'Imana bene data abane namwe, ibyo mwaba muri kunyuramo byose, intambara zose mwaba muri gucamo, uko ubuzima bwaba bumeze kose, murekeye amahoro ateke ingova, aganze byose, atwarire mu mitima yanyu, abaneshereze, abakomeze, abacira inzira, aneshe ibyabarwanyaga, atsinde ibyabirukankagaho, ahindura intekerezo zanyu, ibyo mwatekerezaga byo kubahangayikisha bihagarare, mukomeze mwibwire iby'ijuru, mumere nka Yakobo ngo igihe yahungaga mukuru we bukamwiriraho, akaryama, akarota, akisegura ibuye, akarota ibyo mu ijuru, akarota abamarayika bamwe bamanuka abandi bazamuka. Ndagira ngo nawe uko byaba bimeze kose, uko situation yaba imeze kose, uko hanze byaba bimeze, uko mu mubiri byaba bimeze, uko mu kazi byaba bimeze, uko mu rugo byaba bimeze, uko mu muryango byaba bimeze, uko muri bene so byaba bimeze, reka mvuge ngo nawe urote ibyo mu ijuru, wibwire ibyo mu ijuru, aba ari byo utekereza ku manywa na nijoro, bitware intekerezo zawe, bihindure ibyo watekerezaga, bihindure ibyo wibwiraga, ibyari biguhangayikishije, ibyari biboshye umutima wawe, byose bihinduke. Ukomeze kumenya igiciro cyawe ku Mana, ukomeze kumenya agaciro kawe, ukomeze kumenya uwo uriwe, ukomeze kumenya ibyo ubikiwe mu ijuru, ukomeze kumenya ko utazapfa kuzarama, ukomeze kumenya ko utari umukene ahubwo ko uri umukire muri Kristo, ukomeze kumenya ko utari umuswa, ko uri umunyabwenge, ukomeze kumenya ko udacishijwe bugufi cyane ahubwo ko uri uwo hejuru muri Kristo Yesu. Reka mvuge rero ngo amahoro y'Imana arenze ayo umuntu yavuga, arenze ayo umuntu yatekereza, atwarire mu mitima y'abera none n'iteka ryose ku bwa Yesu. Amen.